Thank you, Mr. President. I thank you for your presence today and for your personal efforts in this role of... Murakoze cyane nyakubahwa perezida, mbanje kubashimira kuba muri hano uyu munsi ndetse n'imbaraga bwite mukomeje gushyira muri uruhare rwo guhuza impande zitandukanye. Ndabashimira kuma ijambo kandi ndashimira na madamu wungirije w'intumwa yihariye y'umunyamabanga mukuru ku bisobanuro aduhaye uyu munsi. Ndifuza kandi kwakira neza ishyirwaho rya Bwana Swan muri izi nshingano nshya, kandi u Rwanda rwiyemeje kumuha ubufasha bwose akeneye mu gihe cyose azahamara. U Rwanda rushyigikiye byimazeyo igisubizo cy'amahoro n'icya politike ku bibazo byo muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, hibandwa cyane ku gukemura impamvu muzi w'ibibazo bimaze igihe biremereye akarere. Tuzakomeza kugira uruhare rugaragara kandi rwubaka mu bikorwa byose bigamije kugera ku gisubizo kirambye kandi gihamye. Nyakubahwa perezida, intambara iri mu burasirazuba bwa Kongo si u Rwanda rwayiteje. Icyakomeje guhangayikisha u Rwanda ni umutwe wa FDLR hamwe n'ingengabitekerezo ya jenoside uhetse. Uyu mutwe ukwirakwiza iyo ngengabitekerezo ikaba iri no gukomeza kugaragara mu mvugo no mu bitekerezo by'abaturage. FDLR si umutwe usanzwe witwaje intwaro. Ni umutwe w'abakoze jenoside washinzwe n'abasigaye bakoze jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda mu 1994, kandi ingengabitekerezo yabo ya jenoside ntiyigeze ihinduka habe. Ku Rwanda haracyari ikibazo gikomeye gihoraho, cyane cyane bitewe n'ingaruka zikomeye igihugu cyacu cyagize kubera iyo ngengabitekerezo. Hashize imyaka 31 ariko ingaruka zayo ziracyagaragara. Nyuma y'imyaka myinshi tuganira kuri iki kibazo muri uru rwego, ntihakagombye kuba hari ugushidikanya ku nkomoko n'imigambi y'uyu mutwe. Uyu ni umutwe ufite umugambi wo kurimbura abantu. Ndashaka kubivuga mu buryo bweruye. Gukemura ikibazo cya FDLR ni ingenzi cyane kugira ngo haboneke igisubizo gifatika kandi kirambye ku bibazo byo mu burasirazuba bwa Kongo. Uyu mutwe ugomba guhagarikwa burundu, kandi n'ingengabitekerezo yawo harimo n'ibiyitiza umurindi nk'imvugo z'urwango bigacika burundu. Tugarutse ku ishusho rusange y'ibi bibazo nk'uko byagaragajwe muri raporo y'umunyamabanga mukuru, biragaragara ko ibiri kubera mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo biterwa kazo mu gihugu bwacyo. Ibyo bibazo bisaba ibisubizo biyobowe na Kongo ubwayo, kandi bigakomeza kwitabwaho by'umwihariko cyane cyane ku mpamvu muzi w'aya makimbirane. Ni muri urwo rwego gahunda ya Doha igamije amahoro itanga urubuga rukomeye rw'ibiganiro hagamijwe gukemura ibyo bibazo by'imbere mu gihugu bituma umutekano uhungabana. Bityo rero iterambere muri gahunda ya Doha ni ingenzi cyane. Kugira ngo bigerweho birasaba ko iyi gahunda igenda itera imbere mu buryo bujyanye n'ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ya Washington. Ibyo bizafasha kugera ku guhagarika imirwano mu buryo burambye no gushyiraho umusingi w'ibisubizo bya politiki bizamara igihe kirekire. Ni muri urwego rw'amahoro, ni muri urugendo rw'amahoro hazakemurirwamo burundu ibibazo bimaze igihe kirekire, harimo n'ibibazo bireba amatsinda mato mato, amatsinda ya nyamuke minority groups, bikaba byarakomeje kudahabwa ibisubizo byuzuye. Urwego kandi rutanga amahirwe yo gukemura ibibazo by'igihe kirekire nko gutahuka mu cyubahiro kw'impunzi zimaze hafi imyaka 30 ziba mu nkambi. Amagana yazo ari muri aka karere n'izindi nyinshi ziri mu bihugu byo mu burengerazuba. Ikindi cy'ingenzi ni uruhare rw'abafatanyabikorwa bashyigikira iyi migambi. Turashimira guverinoma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, guverinoma ya Katari ndetse n'umuryango wa Afurika Yunze Ubumwe ku ruhare rwabo mu guhuza impande zitandukanye. Gutsinda kw'izi imbaraga bizashingira ku gukomeza kugira uruhare kutabogamye gushingiye ku kuri no ku bimenyetso bifatika bishobora kugenzurwa.
ibyemezo n'ibikorwa bifatwa mu gushyigikira amahoro bigomba gutuma impande zose zubahiriza ku buryo bungana ibyo ziyemeje. Uburyo bwo gushyira mu bikorwa ayo masezerano ndetse n'ubufasha bujyanye nabwo bigomba gukorera ku mpande zose mu buryo bungana kandi buboneye. Mu yandi magambo, uburyo bwo gushyigikira no gukurikirana ishyirwa mu bikorwa ry'amasezerano y'amahoro ntibugomba kuba bungana gusa, ahubwo bugomba no kugaragara ko bungana ku mpande zose. Nyakubahwa Perezida, raporo y'umunyamabanga mukuru igaragaza ko ibikorwa byo guhungabanya umutekano ku baturage bikomeje kwiyongera kandi bigira ingaruka zikomeye cyane ku mibereho y'abaturage. Mu mezi ashize hagaragaye no kwiyongera kw'ibitero bikoresheje za drones n'ibindi bitero byibasira ahatuwe n'abaturage benshi. Nk'uko iyi raporo ibivuga, ibi bitero byamaze guteza impfu mu baturage, harimo n'igitero kibabaje cyabereye mu gace ka Goma muri uku kwezi cyahitanye umukozi w'ubutabazi ndetse n'abandi baturage. Nubwo ibi bitero byose bidahabwa uburemere bungana mu rwego mpuzamahanga, abaturage bo mu bice bitandukanye cyane cyane mu misozi miremire no mu tundi duce twibasiwe bakomeje kwishyura igiciro cy'ibi bitero bikomeza kwiyongera. Nyakubahwa Perezida, munyemerere mbivuge mu bwiyoroshye, mvuge zimwe mu ngero zigaragara kugira ngo zishyirwe mu nyandiko z'inama kandi zifashe abagize uru rwego mu biganiro bazagira mu gihe kiri imbere. Ku itariki ya 22 Mutarama, ku ya 24 Mutarama, ku ya 12 Gashyantare, ku ya 7 Gashyantare, ku ya 9 Werurwe, ku ya 19 Werurwe ndetse n'ejo bundi habaye ibitero bya drone mu gace ka Minembwe no mu bice bimwe bya Kivu y'Amajyaruguru. Muri ibyo bitero byose abaturage barishwe, amatungo yabo ari nayo mibereho yabo yarishwe kandi bamwe ntibashoboye kujya mu mirima yabo ngo bahinge. Ndizera ko ibi nabyo bizitabwaho kuko amatariki yavuzwe afite akamaro kanini mu gusobanura uko ibintu byagenze. Mu gusoza, Nyakubahwa Perezida, ndongera gushimangira ko u Rwanda rwiyemeje gushyira mu bikorwa amasezerano y'amahoro ya Washington kandi rukomeje gushyigikira gahunda ya Doha igamije amahoro. Ibyumvikanweho muri izi gahunda bigomba ubu guhinduka ibikorwa bifatika bigaragara ku butaka. Uko inzego zo kugenzura no gukurikirana byumvikanweho zizakora neza bizaba ingenzi mu kubaka icyizere, gutuma habaho kubazwa inshingano no gushyigikira ishyirwa mu bikorwa ryuzuye ry'ayo masezerano. Nidukomeza gushyira imbaraga mu gushyira mu bikorwa ibyumvikanweho no gukemura impamvu muzi w'aya makimbirane, dufite amahirwe nyayo yo kugera ku mahoro arambye kandi asesuye muri aka karere. U Rwanda rwiyemeje kuzagira uruhare rwarwo mu buryo bwuzuye mu kuri no mu mucyo. And on addressing the root causes of this conflict, we have a genuine opportunity to move towards a durable and lasting peace in the region. Rwanda pledges that we shall play our part honestly and fully.